cyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Mwarahizwe bimwe by'intwari mwazize ubwoko mutahanze, akarere ishyaka cyangwa isura, hari n'abaziraga umutungo, u Rwanda rwacu rwaragowe, abanyamahanga uburohuye bari baje bakangata, n'intwaro nyinshi zitabaye, nyamara mwahotoye bareba, bahura baje bimwe bigayitse. Twarabakundaga turababura, ikivi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Intango y'ishyano yabaye urupfu, bene Rwanda bapfa bahagaze, gucura inkumbi biba nk'umurimo, abashakanye baratemana, abana bicwa n'abababyara, twarapfushije abanyabwenge, imanzi zitangiraga abandi, abasaza buje inama n'abakecuru b'impanuro, barapfuye n'abari mu nda. Twarabakundaga turababura, ikivi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Twabuze abantu tubura ibintu, u Rwanda rwacu rusubira inyuma, y'amajyambere yarasebewe, y'amashuri n'ay'amavuriro, nta n'uwabivuga ngo abiheze, icyabishe nticyarutse, u Rwanda rwacu ruteze amaboko, ngo turugarure birashoboka, hava duhige neza, kandi Imana ifasha abatwaza. Twarabakundaga turababura, ikivi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Niba tuyobowe n'urukundo, imfubyi zareka kwigunga, abamugaye n'abapfakazi baseke, abasizwe iheruheru bamewe, amaganya yimuke twizeye. Niba tuyobowe n'ubutwari, umunyabyaha azareke guhaba, atanga ikiruhuko, ukuri kuzabora
umusozo w'ibiganiro bihuje hano, ariko nsaba ko ibiganiro bitaba basigara cyicaro tubijyane ku mutima niyo tubizirikane. Njye nahisemo kubaka igihugu, wowe intego yawe ni iyi. Hari igitabo cyanditswe n'umupasiteri w'umunyamerika kivuga ngo purpose of living. Icyo gihe nzakizana kugira ngo mujye mujye muri library yacu muzagisoma. Umuntu yaba adafite impamvu, adafite intumbero, adafite icyo ageraho, nta kintu ashobora kugeraho. Yakuriwe n'abasore mugire intumbero, ubuzima bwanyu bujye burangwa n'intumbero. Mufite iyihe gahunda, mufite iyihe mpamvu yo kuba, mugambiriye iki? Ese muri forensic mugambiriye iki? Igihugu mugambiriye iki? Mwakoze kwitabira ibiganiro, reka dukomeze kwibuka twiyubaka mu gihugu bwawe. Nta protokoli ihari.